Ese ikoranabuhanga ryagize izihe ngaruka ku mabanki? Imikorere y'amabanki yagaragayemo impinduka nyinshi muri iyi myaka y'ikoranabuhanga, cyane cyane aho kuri ubu abantu benshi barushaho guhitamo gukoresha serivisi za banki kuri murandasi cyangwa se kuri telefoni ngendanwa zabo. Ibi binavuze ko atari kenshi tuzongera kubona ba bakozi bakira udutabo, baduhereza amafaranga, bicaye mu biro bya banki. Ahubwo ibyemezo byacu n'imikoranire ya banki bizashingira ku duhimbazamusyi n'amafaranga akatwa na banki kuri serivisi itanzwe. Ariko rero nubwo bimeze bityo, wa mwuka wa kimuntu hagati y'umukozi wa banki n'umukiriya hagirwa inama ku buryo bwiza bwo gushora amafaranga ye uzaba ukiriho. Nubwo ku rundi ruhande ikoranabuhanga rya banki rizabasha kuguhuza n'abajyanama b'inzobere mu kukuyobora kuri iyi ngingo. Birumvikanye banki zose ntabwo zinganya ubushobozi, ni ibisanzwe. Amabanki mato azakomeza guhatana ku isoko kugira ngo ayarushe imbaraga atayazibiranya ku ngingo yerekeye ikoranabuhanga ndetse n'ubushobozi. Mu gushyiraho imikoranire inoze n'inzobere mu ikoranabuhanga, banki uko yaba ingana kose izashobora guhangana n'isoko ry'ishoramari. Nta gushidikanya rero, yaba banki nini cyangwa se nto, ikoranabuhanga ni urufunguzo rw'ahazaza muri iri shoramari. Twebwe nk'abakiriya natwe dufite inyungu mu kuribyaza umusaruro muri ubu buryo bushoboka. Abenshi mu rubyiruko rwo mu kiragano cya none, millennials cyangwa Gen Z, bavukiye mu isi y'ikoranabuhanga, bakoresha ikoranabuhanga rya mudasobwa na telefoni zigezweho muri gahunda zose z'ubuzima bwa buri munsi. Kubwira bene uyu rero ibyerekeye agatabo ka banki, kuzuza ifishi yo kubikuza, kumusinyira sheki n'ibindi, nta shiti n'ibintu bitabura kumutangaza, kuko kuri aba iyi ni imikorere ibarizwa mu mateka yatambutse. Ushobora kumusinyira sheki y'amafaranga azagura impano ku munsi we w'amavuko, akayakira aseta ibirenge kubwo gutekereza umwanya bizamutwara kujya kubikuza ayo mafaranga. Ese indi ngingo yerekeye ikoranabuhanga mu mikorere ya za banki wibazaho cyangwa wifuza kumenya? Tubwire muri komenti. Aha uri ni ku ishuri. Aha uri ni ku ishuri. Aha uri ni ku ishuri.